ni urukundo mfitiye The Ben kuva na kera ndi muto nakuze nkunda indirimbo ze zirankurura n'inshuti zanjye kandi twese duhagarariye Tiger. Kurasa ntuzigera uyo wampari kubaho ntagufite bimeze nk'igiti kitagira amashami nzagukundwa kaza nzagukunda utungane inshuti yakada nyinshi cyane zimwe zikaza zikagenda zimwe zingira inama nziza izindi zazo n'uburyarya nyuma nkabura uko mbigenza tujye far away we nyumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever. Draw me close to you. I will never leave your side. Nyumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever. Nadusobanurire akinyuma nagace. So of course ni Echo Bloom TV ni wa munyamakuru wanyu Mr Muhanzi. Turi muri Car Free Zone cyangwa se mu mbuga ngare hagiye kubera press conference cyangwa se ikiganiro n'itangazamakuru ku bahanzi babiri bakomeye cyane hano mu Rwanda yitwa Mugisha Benjamin cyangwa se wamumenye nka The Ben, wamumenye nka Bruce Melody ariko nushaka kumwite Itaye Watch Bros. Ni igitaramo giteganyijwe tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2026 birumvikana tuzaba turi gutangira umwaka. Ni igitaramo ubundi cyari gisanzwe gikorwa n'uwitwa Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben, ariko uyu mwaka kikaba cyarabaye umwihariko kugira ngo akizananwe n'umuhanzi Bruce Melody. Ngira ngo byari bimaze igihe kinini no mu nkuru nanditse mvuga ko hari hashize igihe kirekire kabisa benshi bakomeza bavuga bati Bruce Melody aruta The Ben aruta Bruce Melody, bivaho bijya no mu bafana bamwe bati turi team B abandi bati turi team B, ariko ngira ngo 2025 ishobora kuba igiye kurangira izo mpaka cyangwa se ayo makimbirane cyangwa se uko guhangana cyangwa se iyo battle sinzi uko wabyita bitewe nuko ubishaka igiye gushyirwa kwihorezo, kuko nitubabona kuri BK Arena ku itariki ya mbere bahuriye kuri stage bose bari kuririmba indirimbo zitandukanye, ngira ngo bizaba abishyizeho agahigo. So ni hamwe muho kwizerwa niba ukomba gukurikira Echo Bloom TV ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri YouTube, Instagram ndetse na TikTok, uruwa agaciro cyane. Niyo mpamvu nanjye niyemeje kugezaho amakuru mashya ndetse kandi agezweho nta matiku nta bihuha. Kuri kamera ndi kumwe na Zebra Switch, ngira ngo none gisigaye reka nkuzengurutse hano nkwereke muvoma ziri hano. Ni press conference navuga ko ariyo ya mbere igiye kuba mu gihugu imeze gutya, kuko wagira ngo ubwabyo nacyo ni igitaramo kigiye kubera ko urebye uburyo hateguye wagira ngo ni nko mu nteko nshinga amategeko turi cyangwa se muri parliament nkuko mujya mubivuga mu ndimi z'amahanga. Abafana nabo bamaje kuba benshi, usibye ibinyamakuru mbona byinshi yabibyandika yaba TV station, radio station, bikora ku mbuga nkoranyambaga, yewe n'ababloga n'utari umunyamakuru uwitwa umufana, bose bamaje kuba bakikiza imbuga ngari hano mu mugereka. Muzengurutse anyemerere cameraman hanyuma tunaganire na bamwe mu ndi kubona hano babafana kabisa, tuganire se uko twe turi abanyamakuru twaje kumva imigabo n'imigambi y'abagabo bazatugezaho muri gitaramo. Ese bo baje gukora iki? Nabo baje kumva imigabo n'imigambi cyangwa baje kwisabira amatike kugira ngo bazinjire bidasabye kwishyura? Already ibiciro byamaje kugera hanze. Ibyo byose nibyo ngiye kuzenguruka mu bafana ndetse na hano kugira ngo nkwereke uko hameze. Ubwiye ko giye kuzenguruka impande n'impande hano mu mbuga ngari kubera ko hari benshi bahakikije. Already uri kubona abakobwa abari kazi b'u Rwanda. Iyo uvuze izina The Ben uhita wumva igitsina gore, ariko kandi niyo uvuze izina Bruce Melody byanga bikunda wumva igitsina gore ndetse n'igitsina gabo muri rusange. So rero ndagira ngo abanono bicangure bambwire bari kumwe na Tiger B cyangwa bari kumwe na Bruce Melody. Hejuru Tiger hejuru. Tiger nini? The Ben. Ngongu. The Ben. Gondi. Tiger. Bruce Melody. No. Wowe ngo Ben subwo ni umunyarwanda. Inde? Bruce Melody azamuri indirimbo y'Impanga. Impanga? Yakwanye n'umugande. Wari uhari? Ariko yarayikoze. Ezo wayimenye. Narayumvise. Aha. Sister, mwaje muvuye he? Twaje duturutse muri Made in Rwanda, dukorera hari Makuza Peace Plaza.
muri flow ya mbere. zire ko mutari muri bamwe babandi bajya batubwira ko twabona amafaranga vuba. Oya twebwe twarihaye bro. Twebwe twegereye kamiri hariya made in Rwanda yose turayifite. Ni iki cyatumye uva mu kazi ukavuga ati byanga bikunda ngomba ndi kuba mu kiganiro n'itangazamakuru kije kubamo umuhanzi mfana The Ben ndetse na Bruce Melody? Ngiye ikintu cyankuye mu kazi nkanafunga ni urukundo mfitiye The Ben kuva na kera ndi muto nakuze nkunda indirimbo ze zirankurura n'inshuti zanjye kandi twese duhagarariye Tiger. Mu ndirimbo ya kera wenda nk'iyo muri 2012 uzi ya The Ben nk'iyi? Muri 2012 ni ihera kurasa ntuzigera uyo wampari kubaho ntagufite bimeze nk'igiti kitagira amashami nzagukundwa kaza nzagukunda utungane inshuti yakada soko y'umuto ntacyadutanya. mbwira impamvu iruta iyo umukobwa mbwiye yatumye uhagaze kuri iri zuba uvuga ati byanga bikunda ngomba kureba The Ben. Impamvu ni imwe twese ni imwe iduhagarikishije hano. Ni iyihe? Urukundo rwonyine. Yego. Ubona mutazamupfa na Pamela? Oya wapi Nose umudamu we ntago ari umukunzi? Abakunzi ko kuba barakorera iki byakora. Mwebwe muri abakunzi? Yes, turi abakunzi bakadasohoka ahubwo. Buranka nka Pamela avuze ateka abakobwa bite byabundi. Arabizi nawe ntago yabidukora. Ntago mwamupfu? Ntago twamupfuriye. Turamufatanyije ako ndabona bajya no gusa ngo muravuga. Nsanande. Numwe muri bo mu turi kuvuga. Ubona usa nande? Shange ndisa pe ariko respect kuri we. Inde? Pamela. Wowe waje gufana Pamela? Oya The Ben. Ninyize ngo waje kwifanira Pamela. Oya kakanu zagakate mwa. Akaba zagakate. Akazagakate. Agufana Pamela. Oya. Fana Tiger B. Impamvu iruta izindi zose yatumye ureka imirimo yose amashuri akazi n'ibindi ukemera ukavuga ati ndaba ndi hano byanga bikunda The Ben agomba guhaguruka akicara hari akagira icyo abwira itangazamakuru nanjye mpare mbyiyumvira ntazabyumva babitangaza banambeshye niyi impamvu nuko nakuze mufana so he's my favorite ever. Wamurutishije iki se Bruce Melody? Shange nakuze nzi The Ben. Ushatse kuvuga ko yavutse nyuma? Sinzi njye nuko ari we mfana cyane. Nkunda indirimbo ze. Akaririmbo ke watubwira? Inshuti nyanshuti. The Ben? Yego. Wagiye. Akora indirimbo byinshi. Nta kibazo. Sima bwanjye bwose nabonye inshuti nyinshi cyane zimwe zikaza zikagenda. Zimwe zingira inama nziza izindi zazo n'uburyarya nyuma nkabura uko mbigenza. Bro ngwino hano hari amagambo uri kuvuga ndi kumva ari mazima ngwino hano mbwira ngwino hano ngo The Ben ngo bigenda uko bimeze nyine urona Tiger ni intore abajene bose bemera urumva ariko uriya mukoboyi wundi ntago abashaka kwikoza abantu abayibereye mu modoka ariko nka Tiger sibyo nka Tiger ibyo bintu muramushyigikiye. Ese Bruce Melody wigeze umusuza yanga gusuza? Bruce Melody sibyo ni umuntu yiyemera sibyo. Ariko rero mujye mutandukanya kwiyemera no kuba class. None reka nkubwire nk'ubu nkatwe turababyinnyi ariko nujye gukora nka ababyinnyi bitwa twebwe bayita Revolution dancer. Ukahagana Urban Dance Club Lafik. Ariko nk'ubu baguha ikiraka ukajya gukora Bruce Melody wagerayo ni wa muntu mwitwa ngo mufitanye stage ariko akaba yumva ko mwahuza mugeze stage. Bruce Melody akaba ari aside yumva ko nyine ari wa muntu urenze waraza akora ibye yikomereza ikindi abwira abantu mu bahembe bari abana nyine bakoze ibyo nyine waba yagusuzuye yakweretse ko amafaranga niyo ukeneye but
Tiger B waraze namugiye gukorana aze abegere muganire muremo ubushuti nyine mujye kuri stage muzi ngo muri mwaremye ubushuti kandi kinini wa muntu uzamura umuntu atitaye ngo wowe ngo uruyu ngo ngumeze utya ngo hazabaho ngo payback wapi arakuzamura and then wowe bitewe nyine umuntu arakuzamura and then nawe atitaye kuvuga ngo ku maso ari kundeba ngo bimeze gutya wapi warakuzamura nyine gutyo tu yego hanyuma Bruce Melody we mwarakoranye rimwe byagenze bite Bruce Melody nyine bari wa muntu mukorana stage akaza mugakora ubundi akahita yigendera nuko ngo abikosa se none se kangu byabikosa atakwishyuye wenda icyo ntago ari ikibazo man ahubwo ikibazo ni cya kintu uvuga ati nisiko nakoranye n'umustar ndahurira nawe urumva ikibazo ujyanwa na byinshi ujyanwa no gukorana nawe ukaba ushaka akazi no kuba inshuti nawe ibyo bintu bibiri ntabwo byahita bikunda si ubushuti uti Melody ni icyamamare ntabwo agomba kwiteza ahantu none se uretse reka tubwire impamvu iyo uri icyamamare ugomba kwifata nk'icyamamare ntabwo buri wese arakuza wumva we n'uba icyamamare bizagenda wumva n'uba icyamamare umuco w'umuntu nuko yarezwe none Melody ashobora kuba wenda ariyo myumvire njye nkaba mfite iyanjye njye nkaba mfite we ngo uturuka he iwacu se ni mu Gatsata iwacu mu Gatsata bisobanuye uri umufana wa Bruce Melody yego ndi umufana wa Bruce Melody ndamukunda giye uramukunda cyane niki akora kikwespira niki akora kikwespira afite amahirwe oya nyine afite korabo iyo uri umufana w'umuntu sibyo hari ibintu abakora ukunda sibyo tuvuge wenda njyewe nkanjye Tiger B nkunda umubiri we that's why ndi kuwushaka sibyo ndanawukorera nkunda uko yambara ibyo ndabigerageza unambara nkawe ngerageza ntabwo nambara nkawe ariko ndabigerageza oya nanjye ndabigerageza ariko se nkawe nka role model wawe yakwigishije iki kizima tuvuga ngo wamufatiyeho urugero watwereka reka twumve muceceka tumwumve afite ijwi ryiza azikurira afite oya nose we kuba umwigana nawe ufite cyangwa nk'iki oya nanjye simfite ijwi nk'irye ntabwo mfite ijwi nk'irye ariko nkunda ko bifite essence ntabwo bifite essence ntabwo ari essence ntabwo bifite essence ibintu by'umubiri wa Beni ufite umubiri n'uwa Beni ariko nzawugira umubiri n'uwa Beni wowe uzagira imodoka nk'iya Bruce Melody ubona uzagira imodoka nk'iya Bruce Melody so wanjye buri wese afite umugisha ariko ntawanga ibyiza wese ko ushaka umubiri nk'uwa Beni unyereka abafana bose ba Bruce Melody bambara amashati urumva ntabwo nigeze mbona n'umuntu n'umwe ufana Bruce Melody utambaye ishati kandi adaturuka mu cyaro hano turi Kigali bro wategesheje anganya gusubiza wategesheje abanyakigali ntabwo bambara amashati biterwa n'iyo ariyo ambara ishati bitewe n'ahantu ugiye okay uretse tubikore muri ubu buryo reka tubikore muri ubu buryo sibyo uretse nuvuga ngo wowe ugiye kuririmba indirimbo ya The Ben sibyo uyirangize niba uri umufana we w'imena noneho n'uyu wa Bruce Melody nawe kugira ngo atwemeze nawe agiye kuririmba indirimbo ye ayirangize twagiye oya reka dore kwa Bruce Melody ko mutangiye kujya impamvu nese kankubaze nyari babandi mukamuha mubashungera mutabafana mwana oya ntago aba ari ugushungera papa sibyo hari ukuntu sibyo hari ikintu bita aka gakanta wagakuye kuri The Ben for sure sabakeye uyu ni umucyo ntago waza ahantu hagiye kuza umuntu kwespira umuriro modo wawe ngo uzusa nk'injabirizi imana ireba byagufasha ngana zamura icyangwe reba iki cyangwe ureba nanu iyi fosi igura ngaha iyi penti igura ngaha zamura reba we nayo ikepeti yawe iyi nayo ikepeti yawe reba iyi shati yishwe n'izuba yaracuye papa iyi shati yaracuye wowe yaracuye wowe yes izo ni vibe z'abafana rero ngira ngo urimo urazibona byatari hirya no hino rero nuko bikomeje kugenda niba impaka ziri ku bafana ugahita wibaza ngo noneho ku munsi w'igitaramo ho bizaba bimeze bite niyo mpamvu nka Eco Bloom TV umusamakuru wanyu Mr Muhanzi nanjye ngomba kuba mpari kugira ngo ibi byose nzabagezeho uko bizaba bimeze kugeza ku munsi wa nyuma itariki ya mbere y'ukwezi y'umuryango
oya singuhisha iwacu ni mu cyaro iwanyu ni hehe iwanyu ni hehe iwanyu ni mu cyaro mu Rwanda bro iwanyu ni mu cyaro gutuma udafana umuntu ukaririmba indirimbo ze uzi impamvu se uzi na The Ben ngeze numva uririmba nagira ngo mwibutse ko nagira ngo mwibutse ahantu aturuka iyo message urayizi umutima arabareyo ababwira ko kandi nimo abasirikare bita ba peri kukarabo muri ADF ariko ku mutima ari umureyo umutima ari umureyo baba cyangwa bakaririmba The Ben mwana twumva imbya The Ben twumva baby katuje nde mikiganza tujye farawe we nyumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever draw me close to you I will never leave your side nyumvira uko umutima utera uru rukundo ni forever nadusobanurire akinyuma nagace akinyuma nako bari message yatanga ayime message banza umbwira ikinyafu ni iki ikinyafu bitewe nuko uri umwana bitewe nuko uri umwana umva karirimbe nawe buretse ririmba umwana ibyo by'ikinyafu umwana ataririmba indirimbo ya Bruce Melody mbere na mbere uri gitangaza narabona uko nkozeho wese ndashira uranyica fo uri nimero ya mbere nakubeshya untera ubwibone sa n'uwatoye ifeza nunamye uranyica fo isori y'umuforo y'uruze birakomeza kugenda biryoha nk'ibi rero ngira ngo urabona ko na hariya naho abafana ni benshi cyane nje ndi kwibaza ni press conference cyangwa ni igitaramo cyabaye uyu munsi niba bimeze gutya ari ikiganiro n'itangazamakuru itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2026 kuri BK Arena ese nizaba ntoya cyangwa twari dukwiye kujya muri stade ariko ako kantu reka mbabaze di Niko mumbwire mubona BK Arena itazaba ntoya twagakwiye kujya muri stade bakaduhaye amahoro we baramutse bakubwiye nguzane byibura nk'abafana sibyo wizeye ko hazara nk'abafana bangahe ngiye ku bafana banjye kuri ngiye ku giti cyanjye abafana abantu 20 wabaza nabazana bishyuye cyangwa bishyuye none ngiye kugira ngo byemere abantu bose nazana nabishyurira harya uruhagana he uvuka hagana njyewe hano mvuka ndi umwana wa Kimisagara umwana wa Kimisagara nta mafaranga haba mwana reka manze nkubwire ukora iki njyewe stile ndacyari umunyeshuri but mu bunyeshuri bwanjye sibyo ako kantu ka but mu bunyeshuri bwanjye mu bunyeshuri bwanjye bigasobanura iki bati ubwo ikintu bacatse kuvuga ariko mu bunyeshuri bwanjye sibyo ngiye mafite utundi tuntu ku ruhande utundi tuntu ucuruza wapi nibanga uri kumva tunyinjiriza iki amafla utuntu ucuruza cyangwa ukora ugize nako ugize ibanga reka nuvuge ndi umubyinnyi urinjiza se mwana uzabureba papa uzabureba no kuvuga ngo muri kuvugira The Ben kugira ngo abahakaze wapi ni umufana none se reka nkubaze ufaniye ekipe mu Rwanda nayo umuhanzi ufaniye ekipe nayo muri make nta kipe nimwe ufana oya nkunda umupira muri rusange uwukundira iki kuba ukina abantu none urakoze cyane nanjye rero ntago ndi kumufana kugira ngo amakazi just nyine kubera ko it's entertainment kubera ko mukunda yego Bruce Melody wowe baramutse bakubwiye bati rero urabona twashize igitaramo muri Stade Amahoro ati abafana byibura nkawe w'inkoramutima kuri Bruce Melody tuzanire wazana nk'abanga bo kubera ko Melody afite abafana benshi rwose sinzi impamvu nta nubwo mbona wo muhanda imihanda y'abakeka polisi yatwitambika kubera batubaza ati mugiye kubera ukuntu ubwishi bwacu ntabwo mwifitiye icyizere ko polisi yaba urushya ngo mugiye kubera ubwishi bwacu bavuga ati mwebwe mushaka hano ko batabitambitse kandi bazi ikigiye kuhabera papa gusa muri Stade Amahoro ntibaba bazi ikigiye kuhabera wenda twabasobanurira bakabyumva ariko bati abantu bashaka ko bari kwigaragambya twabasobanurira bakabyemera bakabanza agashyira imodoka ku ruhande abantu ni aba Melody reke bagende abantu k'inyeshyamba mutangiye gushyiramo ntabwo ari sawa mwana